mbere na mbere umuntu mbanza gushimira Samu Gakire wanze ko twatumaze kwiyemeza ko nk'umuryango wa Gikene twemeje ko tuzahamba Valentine mu isanduku 2060 ariko Samu Gakire atuzana sekeri 200. Imana izana umuntu atwaga papuro twakoreho imibare y'ayo mafaranga asangana 700. Kubera Imana rero ya mafaranga baraterateranya aragenda ashika muri 1,200,000. YouTube channel yanyuraga indirimbo ze ngira ngo ababyeyi be ntibari babibize nabo mu muryango ni nge nyifite. Ubwo rero na mbere yuko arwara hari ibibazo byari byajeho mu itangazamakuru byayo ariko biza gukemuka aza no kumbwira ngo nzayishyire ku isoko nyigurishe. Chano yamaze kuzishyira ku isoko zigiye kugurishwa. Ndibaza nk'abanyamakuru mugenzi we muramugiriye nama yo kugurisha izi Chano kazirya zitariza atarazivunitse. Tumaze kuvugana na mama wa Dorimbogo nyakwigendera aratubwira ati ntabwo mbizi ibyo kugurisha izo Chano simbizi ati Samu Gakire akeneye kugurisha yabanza kamamagara tukabivugana ya Chano ngiye gusobanura y'uburyo bimeze byose n'uburyo byatangiye. Chano iragiye Chano akubwo kunzi iyo famille akubwo igihe cyose twastragoringiye kuri iyi Chano ko nta muntu wigeze kuza kuduha ubujyanama ko nta muntu wigeze azaravuga ati Gakire na Vava rero buri kugera wowe uri kuvuga ngo Chano ya Vava barayiriye bari wowe wari kubukifite cyangwa se wari kuyimukorera ukamufasha kuyipromotinga nta kiguzi. Iyi Chano nayifatiye Valentine nta kiguzi. We yajyaga ambwira ati rwose ni hanaboneka hari amafaranga ati rwose azajya azaho tuzajya tuyagabana. Ndamubwira nti icyama nicyo kintu cyanambabaje mu buzima kumva Valentine yaratashye atariye ya Chano. Uburezi bwiza gusa ahubwo umwana wawe ahakora n'ubuzima bwiza. Rya shuri ryabaye ikimenya bose kubera gutanga uburezi bwiza ndetse no gutsindisha abanyeshuri bose. Bize Foundation School herereye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Giheka. Riramenyesha ababyeyi basanzwe barerera muri iri shuri ndetse n'abifuza kuharerera ko batangiye kwandika abo mu cyiciro cy'incuke ndetse n'abo mu mashuri abanza mu mwaka w'amashuri 2024-2025. Bakira ababagana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha y'akazi saa 2:30 kugera saa 11. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ubona kuri screen zawe. Ushobora kandi kwiyandikisha binyuze kuri link usanga kuri website y'ishuri ariyo y@bbfspace.org. BBF School, Culture, Education and Knowledge. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka rizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi muri mu bice bitandukanye. Hari abari mu Rwanda, hari abari hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Icyumweru cyiza, Imana ikomeze guhira cyangwa se guhumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Abakunda ibiganiro byacu dukora bya buri munsi, abaduha inyunganizi zaba zinyura muri comment ndetse n'abagerageza kuduhamagara, mwese ndabashimiye cyane. Nitwa Gakire, Urugendo Online TV, ndi kumwe na Chobi kuri kamera ndetse ndi kumwe na Jerry kuri Zamuka TV. Uyu munsi tugiye kuganira nyira ngo ni byinshi, ntago byari bisanzwe ko tugaragara kuri kamera ariko bibaye ngombwa ko dusobanurira abantu ukuri cyangwa se tubwira abantu ibyo bahishwe cyangwa se ibyo babeshwe. Biba byiza ko tujeho tukabivuga turebana kugira ngo tuganire. Jerry umeze neza? Meza neza Samu Gakire. Amahoro. Uyu munsi urongeye unzanye kuri kamera. Bitari ibintu byanjye murabizi ko ntabikunda. Rimwe n'abantu bajya bambwira ngo kuki utagaragara mu biganiro, simbizi. Niyo shuwa yanjye buri ariko hari igihe nabwo tugaragara bitewe n'impamvu kuko nta kintu tuba twihisha. Ntago tuba tugiye kuvuga ibintu bisenya abadukurikiye. Ibyinshi tuba tuje gusobanura ndetse no kuvuga ibyubaka. Uyu munsi rero ntago ndi buze gutinda. Ejo nabonye abantu bari kunyohereza ibiganiro, reka nkomeze mbanze nihanganishe
umuryango wa nyakwigendera Nyiransengiyumva Valentina Vava wamenyekanye nka Dorimbogo maze iminsi yitahiye, hakaba haragiye hakorwa ibiganiro navuga ko bimeze nko gushinyagura. Njye numvaga byaranarangiye ariko ntungurwa no guhora mbona buri munsi yego no guhora mbona hasohoka ibindi biganiro. Numvaga ubu ngubu twagakwiriye kuba turi gukora ibiganiro byo kuvuga ngo ahubwo ese ko Valentine yagiye twaramukundaga bikagaragara ko tubuze umuntu twakundaga wa twentertainingaga wadusetsaga waduhaye ibiganiro byinshi. Aba YouTube twe turi gukora iki? Ikintu twari dukwiye gukora rero nabonye twari dukwiye kuba huriza hamwe tukavuga ngo dukoze iki. Nimba dusanga dukora ubuvugizi abana Valentine yasize bige, dukora ubuvugizi mama we yubakirwe nk'uko nabonye benshi baravuze ngo bibaye byiza uyu mubyeyi yabona ahantu ho kuba akanahatuza bariya buzukuru be, byaba byiza cyane. Icyo rero gitumye nza hano, nabonye ibiganiro ejo bundi abantu hari ibintu ubona nyine bikagutungura, ariko niko social media zimeze. Buriya wenda ibiganiro byarabuze, hari igihe tuvuga ngo ibiganiro byabuze, ariko nanone iyo bibuze tujye dukora ibiganiro byubaka. Njyewe hari ukuntu njya mvuga ngo se kubera icyo hari abantu baba bafite ibindi bibashishikaje bitari byo. Valentina akimara kwitahira uwo munsi nahamagawe n'umunyamakuru ambaza nyine ese nibyo koko, ese uzi ikintu yambajije bwa mbere, ese ubwo canoze bekabanze nsobanurira abantu. Ndi kumva ngo cano za Valentine nabonye ikiganiro hamwe ku Gasaro TV. Yego, hari n'ibindi bakoze byinshi ejo biriwe bampamagara babonye imbarutse y'icyo ngicyo. Niyo mpamvu naje kugira ngo nsobanurire abantu, muraza kumva ukuri kuko ni ibintu bimeze. Reka manze nsobanurira abantu, ntabwo hari cano za Valentine, hari cano ya Valentine kuko abantu bazigize nyinshi, kandi njye mfite cano ngiye gusobanura y'uburyo bimeze byose n'uburyo byatangiye. Edere reka mbive muzi, murabizi neza ko Valentine agitangira gukora indirimbo yatangiye gukora indirimbo muri ari guterwa inkunga na Amon wari uhagarariye Gift Restaurant. Gift nari brand ambassador wayo, narashakiyeyo Valentine akazi, turi gufatanya mu bikorwa byo kwamamaza. Uwo munsi nibwo nafashe cano ya Valentine yari yarakozwe n'umusore ya mbere iriya bita Dorimbogo yari yarakozwe n'umusore bita Emi ubwo numwe bafatanyije not Emi. Ureba umutipe afite cano bita Icyaha Gihile. Reba umutipe ujya ukora gospel all star ni umuproducer, ni n'umushiti wanjye. Yego hari ukuntu asigaye abikora bikaryoha, agafata nka Mani Marite, ajya agenda afata bo muri ntuza, abo mu yandi matorero nko muri ADPR, akabahuza n'abakatolike bagakorana korabo. Muramuzi za Bagahongayire bagiye babona indirimbo bakoranye ba Mani Marite. Ejo bundi yafashe Cecile Kayirebwa, uwo nguwo nyirira cano niwe wari wabanje gukorera Vava indirimbo ya mbere ye bita Iroma, banayishyira kuri iyo cano ikiri hasi ariko itari yamenyekana. Emini nawe wafunguye iyo cano. Ikintu cyabaye umunsi Vava yasinye muri Amon Gift Company yuko agiye kuba umuhanzi, bagiye kujya bareberera inyungu. Si hirya y'akazi, abantu babyumva, yari afitemo akazi, afitemo kontra, arangije bihinduka Amon navuga ati why not uyu mukobwa ntanamufasha ko ndi kubona kunzwe izi ndirimbo ze nibiki, kuko Amon we yari afite
we kubwe yari afite na ntuza na projet nini kuri we yo kumushoramo cyane. Amona abona uriya mugabo bita Emi abantu baramuzi ziriya ndirimbo zose i Roma baramubonye bararimbanye n'uri uri muri iriya ndirimbo Dore Imbogo. Kubera ko uriya mugabo afite ukuntu azi kwandika, mujye muhuza n'ubundi nawe asanzwe ari umuhanzi, we azana ibitekerezo bigeze indirimbo zafite. Kubura Valentine ni umuntu wari guhimba byoroheraga, yashoboraga no kukureba gutya agahita gukorera indirimbo, none ujye umufasha kubiha umurongo neza no muri studio nk'umuntu bimenyereye. Amoni abashoraho amafaranga yo kujya muri studio, bakoze ziriya ndirimbo abantu bagiye babona amavideo n'ibiki byose. Bya mbere biri kuri racano ya Dore Imbogo, birangira amasezerano yishwe kubera ko umva barayishe. Ari Emi agihuye, ari Valentine nawe akomeza kwikorera ibiganiro, anakazi ke ko muri Gift kararangira, ngira ngo naho byarangiriye. Iyo channel rero yari yasigaye mu maboko ya Gift. Ubwo iri muri management ya Gift iyo channel ya Dore Imbogo. Yego. Ninjye nyifite, abantu babyumve neza, nje ntago njya bakari ibintu, ariko nyifite nka channel ya Gift. Uko nukuvuga ngo barabaza asanga n'amafaranga yabatanzeho, twanayisize ku isoko dusanga amafaranga we yashoye nta nubwo yayagura. Yego dusanga nyine we already yarahombye, ariko yirahari nyirayo afite ibindi bikorwa wenda yazashaka kuyinyuzaho, ibyo nta kibazo. Iyo channel rero mbanze nsobanurira abantu ko nta hantu ihuriye na Nyakwigendera. Nyuma yaho nawe amaze kubibona ko twarahuye tubiganiraho, tubona ni ibintu bishobora guteza ibibazo n'ibiki. Nyuma yaho nibwo twabyihuriye kuko hari amasezerano yo kwa noteri my friend. Ibi ngibi ntago ari ibintu byo kuvuga n'umunwa, hari amasezerano y'ibyo bintu byose ndi kubabwira yo kwa noteri. Abantu baza rero bavuga ibyo batazi ngo cano birambabaza. Icyakurikiyeho hakurikiyeho ko ngendeye ku gitekerezo cy'umumama umwe navuze amazina bahanze, ni Marene, bava yakundaga kumwita Marene. We yari yaranamubwiye ati mukobwa wanjye nzagushyingira, ni umubyeyi cyane washenguwe n'urupfu rwa Valentina, akomeze kwihangana ko byaramushenguye cyane, ntabwo yari ari mu Rwanda. Niwe wampamagaye arambwira mbona uri umwe mu bantu bagerageza kureberera Valentina, ngira ngo umunsi Valentina dukora press conference kuri Gift, abantu barabyumuje kavuze ati ibintu byose byagiye binyura kuri kamera ntago ari ukubeshya. Chano zigiye mu maboko yanjye, iri mu maboko yo bita Sam Gakire, niwe ugomba kujya yireberera. Ubwo iyo nindi channel ya kabiri. Iya mbere yari yabivuze cyagiye turi kuri Gift, ibyo byo birarangira ijyaho. Uwo muma muri hanze niwe wambwiye ngo wakoze channel ye, mukorere channel ye, nta wundi muntu bahuriyeho. Yebwite channel ndayikora, channel nayikoze hano haruguru, twicaye hano muri Ararume niho nayicreatingiye, banza ni indirimbo bitanyishyiraho, nyimushyira nawe muri telefone ye kugira nawe nyirayo ajya basha kuyigiraho access, ajya basha kugira ibyo areba, byari byo kuvuga ngo wenda hari uburyo yabitangiye kubona amafaranga. Channel tunayikoze ejo bundi, by the way hari ibyo twari nishimiye uburyo wenda yahise izamuka. Channel yabanje w'indirimbo yaririmbiye Pamela na The Ben, abantu barayibonye, channel ihite izamuka. Ngira ngo abantu bari babizi Valentina nafite igikundiro cyane, nanigiye na uploadingaga wenda nubwo nakoraga promotion ariko ntago byangoraga cyane. Iyo channel rero niyo yazamutse, nda applyinga, baduha monetization, tutangira gukora dushyiraho izindi ndirimbo. YouTube atangira no kujya hazaho nkanabimwereka kuko inshuro nyinshi twabaga turi kumwe hamugani, shyiramo agatege dukore turebe ko wenda nitumara no kubona uburyo tubona pin nene na bya appliance byose bizagera mu igihe kiniki twatangiye kubona amafaranga. Ibyo bintu byose rero byakomwe mu nkokora niki. Channel yari ifite 18,200 yego. Imaze amezi 2 by the way, 3 yari yihuse. Noneho iyo channel igeze ahantu haryoshye, urabizi ko hari range
y'amafaranga aba yemerewe kubikuza. yego yemerewe kubikuzwa bitari byakunda. N'ikintu cyabayeho niho habayeho ko YouTube y'ubwayo iyi demonetiza iyo channel ya Vava abantu bari kuvuga ngo yagurishijwe still ubu ngiye naraplayinze kugira ngo ndebe ko bazongera kudusubiza monetization kubera umuntu bita Dr. M. Ibyo abantu barabibonye ngira ngo mbere yuko yitahira babonye ko bari baragizanye harimo saga ibyo byose byavaga kuri iyo channel. Ntabwo bayibye nkuko abantu babivugaga ngo bari bayibye kuko niko benshi bambazaga. Channel yari ihari ariko YouTube yaraduhanye kubera ko abamukoraga indirimbo mbere yuko bazimpa ngo nza uploading babanzaga kuzi uploadingira ku mashene yabo. Biza kubaho rero ko YouTube duhana ibyo bita reused content, gukoresha ibihangano cyangwa se content abandi bakoresheje. Baduhaniye ubwo mbisibaho ibyo baduhaniye mbisibaho maze ko bisibaho ndongera ndategereza ari igihe batanga n'ikiranashira ndumva bashaka kuzaturekura nko mu kwa 9 gutyo. Ibyo byose rero biraba banza no kubigumana ndwana nabyo kugira ndebe ko mbikemura. Mbona wapi rimwe nsanga nyakwigendera kubona ikiganiro na Manibu Dr. M ubita Fipi bakanyombye n'undi mudamu munini. Ndavuga beta rukambibwire Valentina kuko yari yaranambwiye ngo channel nzayishakira umukiriya. Ariko urumva okay twari twigeze tunabona n'umukiriya wayo baza no kuyigura. Hari umukobwa wayishakaga aza kuyigura turicara hano muri Ararume nanjye nawe na Valentina birangira nyine hari uburyo tutumvikanye nawe yarategereje ngo umusheri we amwohereza amafaranga ntiyanayamuha birarangira bigenda utyo. Ariko urumva n'ubundi na mbere yigeze ambwira ati ishyire ku isoko n'ubundi ndabona ibintu bya YouTube bitarampiriye. Iyo YouTube channel ihari bamaze guhana utyo mwumvishe saga zabyo n'ibiki byose birarangira. YouTube ihari ariko urumva ikintu cyose cyayibagaho na reportingaga kwa nyirayo kuko ngewe ntago channel ari yanjye ndayireberera nta nubwo ngewe ndi umuntu ariko nabonye ngo ngiye kuyigurisha nzanayigurisha nzayigurisha ariko nzayigurisha ku bwumvikane bwa famille nge ngo channel iracyari mu maboko yawe no irahari channel irahari. Ikibazo ifite nicyo ngicyo cyuko dufite reused content dutegereje ko bazayikuraho ariko channel irahari. None ikintu kinsetsa abanyamakuru bose abenshi ntago ari bose abenshi duhuye ngo ariko ngo buriya ngo channel ngo zavava noneho bazigira nyinshi ngo channel zavava ngo buriko buriya ngo channel zavava. None ikintu kibabaje mama wa Vava ngewe ubwanjye abantu babonye video turi gusezera kuri nyakwigendera narabyivugiye nta muntu wo kwa Valentina wari ubizi ko mfite channel zabo. Ubundi muntu nawe wari ubizi ntago yarazi uburyo byagenze kuko si n'ibintu wenda ngo biri mu masezerano ngo bimeze ute nta wundi muntu n'ibintu byari byabaye mu bwumvikane bwanjye na nyakwigendera. Ibyo bintu rero abantu bari kuzana ibaze ngewe ndahagarara turi gushyingura ndabyemera ngo ndazifite iriya ni video isi yose yabonye. Ntago nari ko mfite ibintu by'uburiganya bwo kumva ko nzagurisha channel ngo mbivugire hariya. Nibwo bwa mbere bari babyumvishije ari nje mbyivugiye ntawo mpase n'ubushake bwanjye kandi narabitekerezaga ko ibi bibazo byuko abantu bazagira ntago mama wa Valentina nta kibazo afite. Umubyeyi turavugana inshuro nyinshi mukuru wa Valentina turavugana abasaza be turavugana turimo turwana tureba ukuntu byibuze umuntu yareba ukuntu abona uburyo abana ba Valentina babona ubufasha bakiga ubundi rwo rugamba turiho urifashe wowe uravuze ngo ndi kugurisha channel nta nubwo byibuza witonze vuga tereka mbanze ndebe ibintu koko nimba ari byo wise wirukanga ndi kugurisha. Ese ari yushowa ko izo channel koko ndi kuzigurisha? Ese mbaye ndi no kuyigurisha iyo channel
ndi kuyishyira ku isoko, urinde wowe wo kuza kumbwira ngo uri kugurisha cano ya Valentine? Ese mfitanye amasezerano nawe? Ese uri mama wa Valentine? Uri mukuru we? Uri musaza we? Nta kibazo bifitiye, turavugana, nibi naba ngombwa ntizanagurishwa. Ibyo byose ni ubwumvikane bw'umuryango, ko nimba atagihara ariko yasize umuryango. Ubwumvikane bw'umuryango biranashoboka ko hashobora kuba hari n'undi muntu ufite impano akazayikomerezaho ibikorwa, kuko irahari. Ibyo nabyo birashoboka, twanabitekerejeho nabyo, ariko igihari nuko izagurishwa. Ninagurishwa ntago wowe unabonye uri kuvuga ngo cano ngo urashaka kubikurikirana, ntuzabimenya, ntuzanamenya iyo yagurishijwe, cyakoze baha nyirayo bo bazabimenya. Ayo ni amakuru rero umuntu wese adakwiriye kuvuga ngo cano irahari. Ibaye yanafashwe n'undi muntu, mbona nta umuntu wa mbere wagakwiriye kuza ni mama wa Valentine, akavuga ati ese ku umwana wanjye yasize cano uyireberera. Ariko buriya ibyo bintu byose buriya nabwo biba bigomba kugenda mu bwumvikane. Iyi cano narayifashe ndayikuza, nyikuza ntabwo ngiye nayifashe kubera ko hari izindi nyungu gikeneyeho. Kuri nagiye numva ku mpande yuko umubyeyi wa Valentine igihe azi Kigali avuga ko yaje Kigali gufata ibikoresho bya Valentine aho yabaga, hashobora kuba hari abantu bamugiye mu matwi bavuga ko bagomba kumuherekeza bakakurega yuko ufite cano ye. Bimeze nka bya bindi by'aba bakobwa ahari bumvaga ko cano ari ikintu, bimeze nka bya bindi by'aba Vestine na Dorcas na Irene, yumva ko ari ikintu wenda ushobora gufata cano nk'ikintu. Nabonye abantu bari kuvuga ngo mama ngo wa Valentine ngo yazanye ngo isakoshi yo gutwaramo ngo cano y'umwana we. Ntago mbizi. Ikintu cyantunguye n'ukuntu ngo ejo sinzi umuntu wamuhamagaye kuri telefone. Urumva umubyeyi nta nubwo azi cano niki, n'ubu mama wavavu umwegereye cano ni ibiki ukamubaza cano ni igiki, ntago yagusobanurira icyo ari cyo. Wenda ashobora no kumva ko ari ikintu kirambitse mfite nzamuhereza mu ntoki, kuko sinibaza kuriya mubyeyi naza no kureba cano ukamuha password na email azavuga ati iyi niyo, ntumbeshye ntuntuburiye. Ibyo bintu rero abantu bari kumuhamagara baramushyuye, none umuntu yaramuhamagara mushyuye mutwe ati hoya turi wose tibwo nimba. Urumva uriya mubyeyi we njyewe yamaze kumuhamagara, mpamagarwa na mukuru bari kumwe n'undi bene barambwira ati tuza abantu bari guhamagara mukecuru twamubujije ntagire abantu yongera kwitura. N'umukecuru ari mu cyaro ushaka kumuhamagara mbwa ati iragurisha, bavuga ati njyewe rwose ahubwo ninangurishiriza cano y'umwana wanjye turagira nagure. Kubera ko nimumubwiye ngo agiye kuyigurisha ntubizi neza, nta n'undi muntu ikisebute ko ibyo bintu nabyemeye. Famiye bizi, famiye yo kwava bifite abafamiliye basobanukiwe, bazi ibyo ari byo, barabizi. Abo turavugana benshi basaza be bo kwa nyina wabo, Imana turavugana. Uriya n'umuryango ubu tutari dukwiriye kuba turi kuvuga ngo ntago cano ari cyo kibazo. Hano ubwo izigera ibi kibazo cano rwose abantu badukurikiye babyumve. Bari kurwanira ishyaka ry'abana yasize, babayeho gute, bazabona uburyo bwo kwiga ibintu nk'ibyo. Umurwanirira ishyaka akora ikiganiro cy'ubuvugizi, ntabwo ibi biganiro nabyita ko biri nko gushinyagura. Umuntu ugeneye kurwanirira Valentine ishyaka, hari ibintu byinshi twagakoze, nimba kuko tuvuga ngo turi abakristo, ngo turakijijwe, tuzi Imana. Ntabwo kuba ufite kamera uzi gukurikirwa n'abantu wakamanutse ukajya Nyamasheke ugakora ibikorwa nk'ibyo twabonye. Ndashimira Ndimbati na Gerard, abantu ahubwo bakomeze babitange, kuko hari igikorwa cyo gukora fundraising mama wa Valentine kumwubakira. Ndakeka ko kandi bigeze kure, ariko abantu bakomeze banyure kuri nimero ihari, hari group ihari kugira ngo bitange. Dushaka no kuza kuyishyiraho hano, birashoboka tukayiha abantu bagakomeza kubashyigikira, kubera ko gushaka kwimurwa nkeka ko ari nayo mpamvu haba harabayeho gutinda gukurikiriyo. Hategerejwe ko byibuza Imana nidufasha bizagera neza cyane. Ibyo nibyo bintu byaba bikenewe. Ngashimira
Dynamic Emi Nyawe na Okin baramanutse bajya i Nyamasheke batanze 500,000. Bira nibyo biganiro tuba dukeneye, bira nibyo biganiro tuba turi suppose gukora kuri uriya muryango. Ntabwo dukeneye kuvuga canira akubwo kunzi iyo famille akubwo igihe cyose twastragoringiye kuri iyi cano ko nta muntu wigeze kuza kuduha ubujyanama, ko nta muntu wigeze azaravuga ati Gakire na Vava rero buri kugera izi cano cyangwa ibi byose byabaye. Nta muntu numwe wigeze cyeka byibuza barambwira ati rwose iyo cano jambabaza indirimbo zose zabagaho ninge nazishyuriraga Vava, uraho uricaye gusa ngo ubonye ngo abantu bagiye kugurisha cano. Ahubwo se ntago mbizi neza ko ikibazo ari iyi cano, ikibazo ahubwo ni inkuru zabuze. Inkuru zarabuze, inkuru zarabuze kubera ko ikibazo ntago ari cano. N'umuntu wese utekereza uratekereza niko ndi kujya gufata cano. Njyewe ubwanjye mfite cano apare ya Valentina, mfite izindi cano ku ruhande zirenga 5 ziri na monetize. Ubwanjye zarananiye uretse iyi ndaninga y'urugendo online niyo nabonye nshoboye. Izindi zirahari zifite ni ruti zira za Valentina iri hejuru. Yarananira aho nta kintu nyamuno cyo gushyiraho ngo mfashe cano ngo ndayitwaye. Iyi cano nayifatiye Valentina nta kiguzi. We yajyaga ambwira ati rwose ni hanaboneka hari amafaranga ati rwose azajya azaho tuzajya tuyagabana. Ndamubwira nti icyama nicyo kintu cyanambabaje mu buzima, kumva Valentina yaratashye atariye ya cano. N'igihe yahereye ahimbira dushyiraho indirimbo hazamwe ibibazo ya mbere ikagenda ikajya mu bibazo burana gukorera mu itsinda byagezeho iranahagarara yo banayinyaga monetization kubera kudakora. Iya kabiri nayitangiye kugira higira cano bayi range y'amadolari 70, ngira ngo niyo ya nyuma kugira ngo umuntu abashe kubikuza. Baduhaye reuse content hariho 65. Tugiye gushyiraho indirimbo yindi yari ije ndikuvuga ntibyibuza nta kazabura ndikoresha. Ndavuga nti none hazuzura ayo tuzayakuraho. Bigenda utyo byose, ibyo byose we narabimwerekaga. Ntago YouTube ntago ari ikintu beshya. Hari nk'umuntu uvuga ngo ngo ambikuriza amafaranga. YouTube bifite archive, ubaye wanabikoze ubijya muri system ukabibona rwose. Ntago ari ibintu byo kuza ngo wicara uvuge ngo ngiye kubeshya. Uranandikira no kuri YouTube baguhantuza zose bakakubwira nimba hari n'ibintu byakozweho byose barabiguha. Ubwo rero ntago YouTube ya Vava yagurishijwe, ahubwo nimba hari umuntu ushaka kuyigura azanyandikira. Ariko ntago ngiye yicano nayigurisha, ntago ndi umuntu ushaka kuyigurisha. Naba narayisize ku isoko kera na mbere, ariko nukuvuga ngo njyewe nzayishyira ku isoko cyangwa se umuntu wese udukurikiye umva yigura azaba yemerewe kuba yambaza tukadiringa nyuma yo gukurikira iyo. Niyo gahunda nihaye, kandi nukuvuga ngo gahunda n'ubundi irakomeje. Iyi YouTube izagurishwa cyangwa se ishyikirizwa umuryango biterwa n'ibyo bizava mu biganiro cy'icyo byakora. Izagurishwa amafaranga yose azavamo azajya gufasha abana banyakwigendera. Iyo niyo gahunda. Abandi bantu batubwite ngo YouTube iragurishijwe. YouTube ni imwe ntago ari ebyiri ihari, Vava TV show. Ikindi nuko iyo YouTube imwe ihari, nimba Valentina atagihari hari famille ye. Valentina yasize abana, Valentina yasize mama we, afite abavandimwe be. Ntago rero nimba bataramenyereye bya YouTube ngiye ntago najya uwo muvumo wo kujya gufata ibintu ubwo kuko umuntu yapfuye ntago agariko narezwe. Abantu ubashyireho umuce yuko YouTube channel ni imwe se ebyiri cyangwa ntizirenga. YouTube ni imwe, Vava TV show, kuko ntago Vava yari numva yari gutunga YouTube ebyiri for what? Iya mbere byari bimaze kugenda uko nabasobanuriye, dukora indi ya kabiri ariyo Vava TV show. Dore imbogo yo iri ku ruhande ubwiri mu maboko ya Amoni Gift Company, ariyo yabarebereraga inyungu we na Emi,
ikaba yarabashoye amafaranga batabashije kumwishyura, biba ngombwa ko navuga ati reka basi mfate iyi cano azavaho make, ayo nayigurisha make ariko byibuza nanisubize. Nawe yigeze kumbwira ngo nzayimugurishiriza, ariko ubwo wenda azamu uburenganzira bwabyo kuko niwe nyirayo, ariko nta hantu bihuriye. Ahantu bihuriye ya Valentine hari nimwe abantu bari kuvuga ngo amacano nabyumvise, ariko mwaretse kujagaraza uriya mubyeyi, mureke kujagaraza abantu, mujye ibiganiro nimba byabuze, amatiku yashize, amatiku rero muri kurema ntago mureke kugira hano, muri gushinyagura umuntu. Twagakuriye gukora ibiganiro bifasha umuryango we, twagakwiye gukora ibiganiro by'isanamitima bihumuriza abantu, tukavuga ati sina Valentine, hari n'abandi bantu babuze ababo, hari abandi bantu bitahiye twakundaga, tureke kubaherekeresha ibiganiro by'intuza by'imivumo abantu nagiye numva bavuga bati se ko Gerard Mbabazi ari we bakoranye bwa mbere, ari nawe bari bafitanye icyizere, kuki yahisemo wowe, yabitewe n'iki? Ibyo ni amagambo y'abantu bagenda babaza, ndagira ngo nabyo mubasubirize. Ariko abantu rero Gerard Mbabazi niwe bakoranye bwa mbere, ariko buriya Valentine nabisobanura abantu ko njyewe nari naramuhawe na Vice Mayor w'Inyamasheke mbere, nk'umuntu wari usanga uzi ko mfasha Fabrice, arambwira ati dore uwo mwana w'umukobwa. Hari ikintu rero kijya kibaho bitewe n'abantu benshi umuntu aba aduhaye, hari n'ukuntu umuntu iyo atari yakora ikintu kinyeganyeza umujyi utaba ufite courage yo kujya kumushaka cyane. Nari mfite nimero ze, barazimpaye, barazinyohereje, twaranavuganye nkamubwira nzagukoresha. Rero kuba yariyiziye kigaragahita nkeka ko ni inzira z'Imana, ariko no kuvuga ngo wowe twarajyanye, ngira ngo nyuma ya Gerard Mbabazi nitwe twamukoresheje bwa kabiri. Ikindi icyizere cyose cyabayeho, Valentine hari mu biganiro byose twagiye dukorana, ndakeka ko nubwo tuba ducururiza kuri YouTube, ariko hari n'uburyo byibuze ubona umuntu yakoze ikiganiro kirimo ubumuntu. Hari uburyo ubona umuntu yakoze ikiganiro nubwo uvuga ngo ndagicuruza ni views, ariko byibuza gihinduriye n'uyu muntu ubuzima. Valentine namukoresheje ibiganiro byinshi, ariko ibyinshi byagiye bimubyarira umugisha. Valentine yirukanwa ava kwa Layira, njyewe ubwanjye nagiye kubwira Amon ndaba wambabariye tukamuha akazi, mwereka ibiganiro bye, nta nubwo Amon yari amuzi, ndabwira ibiganiro namukoresheje, reba ararebwa, aje gukorera hano n'ubundi twaya dukora ibiganiro, wamuzana nk'umuntu uje kujya brandinga restaurant yawe. Njyewe ubwanjye nohereje Valentine transport yasubiye Inyamasheke. Ikibazo cyaho kurara n'ibiki byose bita tusaba mushiki wa boss wa Amon bajya kubana. Ibindi buryo byagenze mu kazi ntabwo nje nakubwira ngo hari ikindi kintu nari gukoraho, kuko nimba harabonetsemo kudahuza n'ibiki byose ni ibintu bibaho mu kazi. Ariko byibuza ayo mezi yahakoze amezi 3 ahemberwa, kandi yanahakuye umugisha kuri gift. Ndabizi yahuraga n'abafana be, barahamufashirizaga, hari abapapa bamukundaga bagiye bamu blessinga baje nko kuharira. Ibyo byose rero ni ibintu navuga byatumye nawe ubwe abona ko ndi umuntu utari kumushakamo views gusa, ahubwo nanamukeneye, kuko ndakeka ko ngewe Valentine abantu benshi barabizi ko yaduhaga ibiganiro byinshi, amacana atandukanye adatoranyije, kwa kundi ubona umuntu nimba yari brand nini ushyira kuri channel yawe ikarebwa, ariko niyo wari kuba ufite umusabu umwe ukamuhamagara yakubwiraga ati ndaje urakorera he, nje kubanza gukorana na runaka ndaza. Ntabwo rero ngewe nigeze, ikindi abantu bajye mu biganiro nakoranye na Valentine, sinigeze njya mu biganiro byo kumuteranya n'abantu by'amatiku, kumushotora biriya, kumugonganisha n'abantu.
rero ntabaga mfite ikintu kizima kiri bwubaka abantu nzi narabyihoreraga njyewe nabaga Valentina niyo nari kumusaba ikiganiro kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu yari kujyamo ibiganiro ariko nararebaga nkavuga kuko abantu benshi barabirebaga amasaga menshi igihe ntago nabaga ndi kuyakoramo ibiganiro nabyo ahubwo inshuro nyinshi n'igihe namuhamagara ambwira ni mushiki wanjye ahinduka kandi yaranyumvaga akambwira ati ibyo rero byose yarabibonaga kandi ntago wabibona wabona umuntu agufitiye uwo mutima nawe ni umuntu mukuru yarebaga kure niyo mpamvu icyo cyizere cyaje ariko bidakweho ko n'ubundi na Gerard n'abayago n'abandi bose yari yaragiye ababoneraho umugisha abantu bazi ikiganiro yakoranye na Yago Bruce Melody amuha imashini bira byose ni umugisha abantu bazi ibiganiro byagiye binyura ku ntuza ku rugendo abantu bazi ibiganiro byagiye binyura ku macano menshi sometime byagiye bigira akantu bimubyarira ibyo byose rero ni ibintu byagiye bigaragaza ko ku ruhande rumwe Vava hari uburyo twamukoreshaga ngiye nabonaga ibiganiro mu mpande ebyiri cyangwa nakete 3 arizo njya mvuga z'aba YouTube bigoye kugira ngo bimenye umuntu aje gukoresha ikiganiro biba ngombwa aranakwishyura aje kugukoresha ikiganiro wenda aje kugushyigikira mu bihangano byawe cyangwa se aje no gukoresha ikiganiro kugira ngo arebe ko cyaguhindurira ubuzima cyangwa se arishakira views nawe arashaka gucuruza ni nka biriya navuze byo gushyingura rimwe na rimwe atari na nyakwigendera niyo umuntu wese yitabye Imana duteramo kamera za YouTube zishobora kuba ziruta abandi bantu baba batabaye kuko no kwa Valentina aba YouTube nibo bari benshi kurusha abandi bari batabaye ariko ibyo bintu bishobora kugushyira muri dilemma ukavuga ese abantu batabaye cyangwa baje gushaka views aho ngaho ni Imana niyireba mu mutima ntago twe twashobora kuhareba ariko nanone hari nibigaragarira inyuma nimba umuntu agukoresha ibiganiro ashaka kukugonganisha n'abantu cyangwa se niki ibyo ari byose hari igihe hataba harimo ko we akwitayeho ahubwo yitaye ku cyagiye kwinjiza kuri views icyo nabwira abantu rero wenda nsoza Jerry abantu bose bakoze ibiganiro reka mama ari mpungenge kandi abanyamakuru mu stopping man guhamagara uriya mubyeyi yibereye hari ibyo bintu bya Cano ntabyazi mu mwihorere Cano yavava ahantu iri safe imeze neza except ako kabazi ifite nako kazakemuka nk'ibyo bintu ubu uvuga ari wowe wenda uri kuvuga ngo Cano yavava barayiriye bari wowe wari kubukifite cyangwa se wari kuyimukorera ukamufasha kuyipromotinga nta kiguzi ukamufasha kuyikura wenda ku musabu 0 ikagera ku bihumbi bigera muri bijya kugera 19 ibyo bintu wari kubikora nimba hari umuntu ushaka kuyigura tuzayigurisha ariko ngiye ntago ari nge nzafata umwanzuro wo kuyigurisha wenda nzaba umujyanama mu bayigurisha ariko ntago ari nge nzadesida ikindi wenda nshobora gufasha kubera ari nge nyifite ubwo urumva ntago yagurishwa ndahari ngomba kuba mpari kuko ninge nyifite ninge mbitsa ama password n'ibiki byose ibindi rero abantu muve mu rujijo aba bantu abagabo babuze ibiganiro nyaboneka itiku rirashize none ubu baje kuri Gakire ngo ariye Cano nta Cano ndiye ntago nareze gutyo nta n'umuvumo wo kubona umuntu yitahiye ngo mfate ibye uhari ahubwo hari ibintu byiza Imana nikomeza kunshoboza ndi gutegura kuri uriya muryango tukakora ubuvugizi abana bavava bakajya kwiga ibyo nicyo kintu ngewe nsize imbere ntago ntihanibwo ibyo bya Cano narindi no kwibuka ko izo saga zihara ariko abantu bajye banatekereza umuntu ngewe nk'ubu umuntu duhuye aransuhuza ngo ase ngo Cano zavava se nk'ubwo nzibaha barimwe muwe muzifite wenda abantu bumve ko ziri mu maboko meza barazinyishyuza ariko nanone ntago nabura kubabwira ko impamvu y'ibi byose urumva ntago content birimo ngo mama wavavuye Nyamasheke aje kureba Cano ngo azanye birabya nanasetse abantu bari kubinyohereza ikiganiro ngo wabonye ibintu bagukozeho nkavuga ko nahabigeze ibiganiro birabuze pe birashize itiku rirashize yego ngayo nguko rero ukuri nuko Cano irahari nta hantu yagiye
nta naho iteganya kujya, nino nayigurisha nimba ishaka nzakoresha press conference cyangwa se simbikoreshe mbihorire. Ikikazima nuko mugani famiye ya Vava izabizi ko byanyuze mu mucyo, nimba yagurishijwe avuyemo yose abashyikirizwe ba nyirayo. Ibindi rwose mwabantu mumbabarire ngewe nta hantu mpuriye n'ibyo bintu byanyu by'amatiku. Simba mu matiku, sindi umwami w'amatiku, sinanakunda n'amatiku,